wanshakiraga iki se ko nyine katurase ku ntego tonto ku ishuri directeur yakudutumyeho yagiye acamwira na gatwe twenyine ariko yagiye acamwe mu ishuri agenda abwira abanyeshuri ni inama se tuzazamo oya ntago ari inama ntago ari ibintu byasaba ko mwe muza gukuna nyine yabidutumye ngo tubibwire abaturera n'ababyeyi yego yavuze ngo buri munyeshuri wese wo kurikira kigo barashaka kubaka ngo uruzitiro rwa kijyambere rero ngo buri munyeshuri arasabwa 15,15 gukora ko ngo uruzitiro ngo abanyeshuri bahita barusimbuka ari bahita basimbwe arayiga ibyana by'ibandi byinshi none se mu igihe dukura inama kw'ibyo bintu mu byo twavuze bitari birimo byabatunguye biratunguranye kubera ko bafasha abana barindwi bakaruzi bacikiye rimwe bayoshoye nk'intozi none se yego ko atageze ubundi igikorwa nk'icyo kiri bubi bohereza ama message nta mayinite urumva muri iyi minsi urumva ikigo kora konda gifite na crise z'ukuntu abanyeshuri mo barasimbuka ushaka kuba nta mayinite bari bafite ayo bari bafite bayakoresheje baguzemo agasima urukuta basimutse rutarugo ariko baravuga bati muze kugenda mu bibwira ababyeyi kandi natwe dufite tonto w'umubyeyi hamwe ni 15 none nago yabibura kabise ikahita biduha nyine 15 bari baratubwiye ngo 20 turababwira ngo tonto yabona 15 twebwe kubera korera ariko kuvuga ngo ejo tugomba kugenda tuyajyanye ubwo bikeye 30 mwese kuvuga ngo umuntu byajya nagaziga yego nabwo urumva uko bavuze ngo twebwe turabana beza twitwara neza okay ntacyo reka mamagare directeur oya nukuvuga ngo directeur sungu usabahuze none kuko turi no tugiye no kujya mu bizami oya share kamuhamagara ashobora kuba umuretse directeur yatubwiye ngo icyo dushaka kubwira oya sha ko yadutumye ntakombazi yavuze nyine muretse nyine bumukubyari n'ibindi tutarakubye buretse hari n'ibindi yahise avuga ngo ariko ngo niyo twazana na bene wacecetse allo yego mwiriwe neza muraho directeur yego ye ni wa mubyeyi nyine urera patino ni musinga tuvugana niwe nakumvishe mubyeyi yego amakuru y'iminsi yewe ndaho arakantu ashaka kukubaza ndahari rwose mbaza mubyeyi nta kibazo abahungu bambwiye ko mwabatumye amafaranga y'uruzitiro 15,15 ubwo nkaba nsabwe 30,000 Yesu Kristo ariko mubyeyi musinga uzi ko iyo mirihiri imbere iri mwizakwikira mu nzu ngo twabatumye 30,000 by'uruzitiro yego ariko mana y'isi n'ijuru nani mwe bakugirira koko nuko nyine babe bambwiye nyine habe n'iry'Ibugande twigeze tubatuma impamvu atari kubimenya n'uruzitiro rwa kijyambere n'urwa kijyambere ndimo ndashwana nabo nyine nibazaga nanjye mu mafaranga mu nama twakoze nanagushakaga habe n'iry'Ibugande twituma izo nzingo n'umunsi wa rimwe abo bana bwo bazakwikira mu nzu nagara abana bonize shamana n'ibyigeragezo wifitiye musinga mwese yewe ahubwo gushakaga rwose sinimba barabikubwiye ntabyo bigeze bambwira n'ibyo bari bambwiye byonyine nabyo twe kugeraho sinzi nimba baba barabaganije abo bana bosore babo sinzi nagara abana beza byagenze gute se noneho baro y'ikigo barayigurishije baro y'ikigo barayigurisha abo ngabo ubona bayanywera inzoga mana we dufite umwarimu bazengereje baba we agira gutya gato yajya ku bwiherero cya kindi kigufi kikaba cyagishoreranye nawe ko ni nyagiso abana sinzi kukubeshya kandi rwose mubwize kuri mubyeyi babaye nk'abashuri abakurikiye ubundi ni akazi kwiga byo babaye amahenesi tuzagerageza ariko n'abarimu tuzakora ibishoboka naho ubundi Directeur murakoze rwose kubw'amakuru mu mpaye ndabyishimiye cyane biragaragara ko uburezi muri gutanga ari bwiza turimo turafatanya kurera abana bacu ubwo ngubwo ejo nzongera ngo hamagare dushaka ukuntu twahura tubiganiro turi ukuntu twabikemura kuko uburebye n'umunyaga isunyagise kurusha patino noneho ko mu kigo ntabwo bakiba banyuma cyane kuko nk'ubutaha twagiye amanota bari bafite
mu barushyijwe ni ukugerageza tukareba twazabazamura wenda bakazabasha nk'abantu 10 imbere naho bitari ibyo ngibyo ni ihene zigenda. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Sawa. Se ni mubyumve noneho haraho mbahisha. Ndagira ngo noneho mumbwire. Aya mafaranga mwanyakaga yarayo gukora ibiki? Baya. Cha niyo nta kwiga nkajya nahera ibingibi. Ubundi si uba wize kuvuga ngo niyo utakiga ubundi usanga wiga. Noneho ngiye mva akantu ugiye gukora urumva ngiye kwikaraga nkirenge ngaruke hano angusha yakugusha nese turi ku cyicungo kimwe. Noneho ngiye nshobora guhera mu kilometero kimwe. Bwandeya Takwari. Ibara gufite mwana biri kukimano. Yes. Sengusha baraga. Mubwira. Ati ibintu biraryoshye mwana. Akoreka nera y'ikinyuma. Uretse mubwira. Kintu uretse genza make. Iki kintu ngubu giteye ahantu hagira ati kugira umuntu atakirandura ngo akijyana. Waya! Reba ari kunuka rukanda. Umva. Agarara. Nimanuka wunkoresheje n'ukuri kw'Imana. Si bya biro byawe se mbabubwira. Muyobozi rero warabizi ubushize uza hano waje gukemura ikibazo cyanjye n'umugabo murakize. Noneho impamvu ngwamagana none hano hano ndashaka gukemura ikindi kibazo cyanjye n'umugabo. Namukubwiye ko atari sereri. Ibaze ko njyewe ubwanjye uno mugabona hano namuhaye inzu yanjye ari uyu umwe rutete ntiteye kubona bazaza mu nzu yanjye sibyo ariko ejo bundi ngarutse hano nsanga harimo imirindi y'abantu 3 nako sorry y'abantu 8 mu nzu yanjye ibyumba binasaro kandi umutekano baratubwira ngo inzu igomba kuba abantu bangahe batarenze aba bari bamusuye nabo bana. Ndabizi se ntarusobanuro nguyu ngo nimba ari sebe ya shekezi wa cyagati ari imbobo cyagati bana n'ibijura bari n'ibisamba tereka mu inda. Ibintu bivuga iki? Ubuyobozi rero uyu mugabo sinzi ukuntu muzamugira. Mbabada kuyabigenza. Mu by'ukuri giye abantu mbana hano nabo. Nabana babiri b'abahungu kandi abana nabanje. Nabawe. Ikindi cyaka nimba ujya ngumva ndakubeshye. Dore uyu mugabo ubona hano. Ni wanzanye muri iyi nzu n'umukomisiyoneri. Avuge nimba aba bana atarababonye nzanamo hano. Ajya guha inzu barabimubwiye. Rigura ntabwo twiye tubonana n'umukomisiyoneri twavuganye muha amafaranga. Uyu yaje no kundeba hashize n'iminsi. Ikindi inzu nayo yagiye. Ariko amafaranga yamugezeho kwa ko n'ubundi niko asanzwe abikorana n'abantu bamurangira amazu. Niko ujya guza aba bantu ibyo wari wabisobanuye bivuge Ubuyobozi rero reka nkubwire. Bombura Uyu mugabo ntashobotse. ndakwiyamye uretse gato ntabwo nzashobotse uretse umukomisiyoneri ntabwo nyine inzu uretse gato ndi komisiyoneri ngende komisiyoneri ntunyurire rero sindi kukubara ndikukurira ndikusobanura ikibazo ko giteye. Gatumba umuyobozi uyu mupapa n'umuntu wakabaye afite famille sibyo ntago ari umuntu w'umusore wo kwa mu nzu wenyine agomba kubana n'abana be. Iragutumye umuntu uzaza mu nzu ye yewe dore umuntu n'uwa gatatu mu mezi 2 muzaniye mu nzu abandi baraza nta n'iminsi 3 bamaramo kandi n'amafaranga ntabwo yabasubiza. Niko bigenda rero ahubwo ikintu gitangaje n'ukuntu mpamagaye ikubagaho zamura mu bibazo byawe go muyobozi twumvikane urumozi ugomba gukemura ikibazo cyacu hano nuko umuhungu wakakano gabo kakavuza ibintu rero mbanza nkubwire ndakuyamye reka mbanza nkubwire ndagukura mu nshuti mfite ngewe mbahe ntuzongera kumubona abatunyurire ceceka amubara dukemura ikibazo ni tugiye gukemura niki ese ufite ikihe kibazo nakubwira ariko ibiryo byawe kurya nk'utatekereza ibintu byose urohayo
ku buryo amavoka yabihiye yabidahiye urarya niso igitekerezo cyiza ikintu ko numva kiryoshye twasabwiye tonda akakituzana mu rugo umuntu akajya mu gitondo mbere yuko aza kwishura kabanza akicunga uvuye kwishura kabanza ya matabi yawe wenda wayagabanya ukabona icyo uzajya nese ubu ngubu matabere ngombwa hako cyakoze ikintu cyo ni igisiri mu mwana nese ubu ajya mbanza nk'ibalance ibiro byahita bigabanuka ariko se ikintu nibaza ubwo iyi minyururu uyikuyeho ugashyira amafimbo ntiwajya ugera kure ahubwo ikindi iyi minyururu wayiba sinjyamani none se wayiba ubu wawukuraho gute uzanye intoshe ebyiri sugira ngo hano hejuru ntiwakimenera ahangaha iki ni icyuma hakugira ahubwo uwibe twarandura ahubwo mo hano kirandura cyose tukakijyana cyose bya byanajyaga mbona bapfa kuvuza ifilimi nkabona birirutse bijana mwibera nko kuturyoha we ako njye bura ntago najya nkora mpagazeho subura sawa cyane ugiye kwigira riterisi gutya nyine tuvurumva none ngewe ajya mbameze gutya ibi byakuvuna ntubona ko gisumba ako nibyo byakuvuna umva ahubwo rero nyakuvuna ahubwo nuko babwira twebwe dushobora gupanga tukavuga ati iki cyuma reka tukigurire umva muze tujye gukora ibizamini kuki muze tujye gukora ibizamini byatangiye ikizamini nuka ni icya pirime ushaka kunsubiza mu bizamini byatangiye ni wowe utegura ibizamini se ntabwo twaba tugowe umwana umwe yari gutegura ikizamini none se uraza kudukopeza se urabese ko nako kwigira muze tujye gukora ikizamini byo nzi ndabakopeza ariko nimumbwira ikizamini cyose ndabisoma mfite ubuguga ari umwana ubu nakura bizagenda ari n'amazi azajya atanga uyu nguyu ikibazo mfite cya mbere hano sibyo nimba nahaye umuntu inzara umuntu umwe ntaza ngasanga harimo imirindi nka 400 kumva no ejo bundi kuzana n'ubanye ngo numve uko bimeze nunye numva bari gucuragura ariko se muyobozi niba umuntu atanze inzu ni gute aza kumviriza amakuru y'abantu afite inzu ariko nano ni ngombwa gute ni ngombwa muyobozi nubize se reka nkubaze nawe ndagusubiza nimba uhaye umuntu inzu umuha kondisiyo agenderaho ntayimuha ujya kuzana uyu nguyu waramuhaye kondisiyo wagutumye dore umugabo yarambwiye ngo inzu nimuzanemo umuntu abari barimo bavuye ndamazi nibyagenze gute kugira ngo bavemo urumva ngo bamunaniye barijyana yagusobanuriye sibyo ariko umaze kubona yuko abantu bose baza mwiyi nzu bagowe si ukukubeshya none ndakunyamya mugabo uri umukomisiyoneri kuba ndi komisiyoneri nanjye ujya kuntuma abantu wanyizeye uzabyihorera okay sawa ntuzongera kuntera isesero ngaho nkuzanira abantu ariko uretse gato icyo mufite ni iki je rero umuyobozi rwose uyu mugabo aho ngeze ahangaha ndumva nanjye ndananiwe pe none ubu ngubu ikintu kinababaje kiteye n'agahinda muyobozi ubu icyumba ndaramo ibati ryo hejuru neza yo ndyamye izuba rirashe rimvaho mba nsaba Imana ngo imvura itagwa urisanzemo umuvuze ryari ririmo yarikuyeho ejo bundi bwari warikuyeho ni nyirinzu ibyo ni ukuri ariko se muyobo tutabeshye tuvugisha ukuri ntawe ugira inzu sibyo kandi akeka yego wenda hari igihe ugira ugasanga hari batiri yapfumutse wawe iyo we nta bushobozi ufite ntuzo gufatira ry'umupango ukaricomoramo ukajya kucira mu nzu yawe kugira ngo wenda nawe ugiresha abantu udafite ubushobozi ujya gukodesha abantu gute udafite ubushobozi aho se hari ubushobozi ni ngombwa nyine nari kuko iwajya hapaga nyine ku mafaranga wayakuyeho se amafaranga yakwishyuraga wayakuyeho kata yakuyeho se nexo iyo murabwira umuntu kuriya w'umunyabwenge mu ishuri ngo ukamutukira ahangaha mu ruhame agene ubu wa mbere nyine ni kumubwira amagambo gutyo niba atangiye kutobaza ibintu uraza kubisubiza akumvisha ukuntu kije kitubwira wagira ngo nani materi nyine urugiye gukora ikizamini urakireka kikakubwira nabe yego twamara gukora ikizamini yego asandwa ko pesa nagari cya cyane ushima gutyo teacher nagari nyine nagaregana aragukopeza ariko nagaregana ese ndabizi ngiye ubwa mbere tujye gukora ikizamini samugani ndakurenganya ntiwizehe ubundi si ubwa mbere wize none se tutagira kuki ukagira umenyera mu ngubu nako kubita isara bwayo umunyuru namaze kubara nawo gufungisha aza kunkubita tugatuma muri cyo ngurisha kubara tutagira kukiza mvuga ikibazo ngiye mfite yego ko baro y'abandi bari buze kudukuramo umwuka bande we baragukura mu mwuka wibishyira mu bwinshi niwe bakura mu mwuka ni ngewe se si wowe yigurisha ukanamana makisha none se winshimashima nyine banza wumve ndikumva hakuri nkajya nkubwira ibintu bibirimo amafaranga nk'urangiye nkajya gusubiza ibintu ushake kunyereka nko nari kukumva ahubwo wowe ibintu kuvuga nako byo hari n'ikindi kiratakubwiye n'umurumba hari no gutogota uretse kuvuga aba yazanye amatiko ngo nuko twice mu bikorwa bye yubatse ni gute ushobora guhereza umuntu inzu
mu byumweru bibiri ayimazemo ukamuzamuye umugejeje ku mafaranga ariko se muyobo ibihumbi 45 bigeze kuri 40 umusinguyu nabikwibwire amafaranga agezeho yaribwiye numva narira kandi atari njya ko abereye mu nzu muyobozi wincecekesha kuki ibyo bintu ujya kubikora utambwiye ariko se muyobo ukambwira wagize ibyo ujya gukemura yego ndagusubiza nta kibazo muyobo kankubwiza ukuri kutororo bagabo ko ufite inzu nanjye nkaba mfite iyanjye ngo ndi n'umupanga cyangwa none uyu nawe aramupanga yinga ntabwo ndi umupanga njye nditunze mfite iwanjye ukanyurura uretse manze mvuga uyu nguyu uyu kari umukomisiyoneri wishwe n'inzara urongera uyatunze ko n'inzara gute ukoresha abakomisiyoneri bishwe n'inzara gute okay buretse katuyobozi uyu ngo atunzwe nuko ngiye muhibiraka uzabyigumanira none ko nzapfa gere none umuyobozi yinjira munama nk'iyi kubera iki ase muhamagariye iki ko numva ikintu nshaka none umuyobozi gihe cy'umwanzuro kugira ngo ni inama irangire gendagira ngo mu minsi nishyuye inzu mu minsi nishyuye umbabarire umumbwire ko kugaruka ahangaha hano ni iwanjye mu minsi nishyuye sibyo azambabare niyongera kugaruka muri iyi nzu azantesha umutwe ibizabera muri iyi nzu umuyobozi igenda ishinganishije dore yanesheje umutwe kugaruka ahangaha se twari twagoye amezi 3 kugarutse mbere yayo ni 90 ariko amezi iminsi amafaranga ndavuga iminsi se iminsi bigenze bite se ibyo by'amafaranga ndabona rero kuntu ibintu bimeze icyo kibazo kigomba gukemurwa mu nama y'abaturage izaba ejo bundi mwese muzamuhari tuzaba duhari kuko uyu mugabo hari nawe muyobozi rero nta kibazo ariko 90 muririmba ni 90 amafaranga 90 ibyo nta kibazo nzitanga 90 ibyo bizakemukira mu ntebe ibyo ngibyo tuzabikemurira kera hehe sibira kubwira ubu uyu mu komisiyoneri ntago abuye kugira byacu wamutumye gute wigirayo yo wigirayo kuki wamutumye abandi bo babunga ubuyobozi mu nama yo uranzakuzira no utaye 90 y'injuru Urakoze abayobozi rwose ko turenganura. Nabona 90. Tujya bamenya nk'ipfuko nzayipfura. Ndi gushaka kukubwira. Ngenda kwisabiye. Pe. Tugira n'amasezerano, tujye ku murenge, tujye ku karere, tujye ku ntara, niyo ngombwa tujye ku muvunyi. Yego. Tuhite tujye no ku mucamanza mukuru. Dushaka iki? Ngusinyireho nguterereho igikumwe. Niyo ngombwa ndashyiraho n'ikibumoso. Kuzakora iki nyine? Nteri igikumwe kuza amafaranga muri yandi yawe tugure baro twizana ngaho. Amafaranga nyine nakubwiye ngo jya bara nkaho adahari. Jya bara nkaho adahari. Wabyumvishe? Yakumwira ngo nzana amafaranga none tugure baro. Nzana amafaranga uguremo ikintu cy'ikibaro. Waguzemo igipirizo se ukagenda ibyo bindi batombora ukajya ukina nacyo. Wagiye kuyigurisha nakubwiye. Sinari nakubwiye. Warangiza ukanzanira na make. None ubu nese niba nyirukana uzishima kwigana wenyine. Reka nkwereke. Terete wa mwari mushyashya jo kwigurira. Utavuga sheri wanjye. Oya, we ntereta kuko ninge duteretana mu gusabira. Sibyo? Kuraranganya amaso hehe. Ayo magorori yawe urimo yararanganya mubikiza. Ntabwo ndi kukubwira uri kubyumva mubwire. Uwo wicongesheje ukazivuga ngo amafaranga ufite. Reba ukuntu meze. Urabona imperuka kwigushasha rya. Bivuze ngo nacyo uri mu. Nta na kimwe. Ari amafaranga yagira rwose ntukayatekereze. Wewe ubwo shaka ibintu ukora wakicuruza numvishe ngo asigaye abariho abaho nta muhungu b'indaya ariko asigaye abahungu baryama n'abandi bahungu. Nabakurangira tu. Ntabwo waburamo nka make. Naho ubundi bya baro byose nzi kuzabigenza kubera ko tubanze tujye mu kizami birarangira ngo uhanyuko. Reka ngende mbere utantanga kuba mwana uko peza shaka. Ngwiki. Azansiga we. Azansiga tuzagerageza kunsiga we. Umva. Nabundi directeur rero twari turi aho nyine mu minsi yarashize nayo yari myinshi tutanabonana. Nukwihangana. Rwose aba bana basore bawe. Koko. Cyose ko bimbwiye kuri telefone numva umusatsi umvuye ku mutwe. Ngo babatumye amafaranga y'uruzitiro 30. Ntaye nka data. Abana nago bakira abana babaye mihirimbiri no kuri kwima. Nibabona ibibazo bayemo bareba ubuzima bwa buri reka abana usibye ko tuvuga ngo ni nabana aho ni bamaze kunanirana ubwo se ngiye buriya baro y'ikigo si bayibye nguki baro y'ikigo barayigurishije hari baro ministeri y'uburezi ziduha nyine ministeri ya siporo ihatanga mu bigo ikatanga idanga barare 3 iya basket iyo umupira ni ya volley
ya basket barayigurishije. Mwana ngarasa. Iriya barigura inote y'ibihumbi 100. Urumva? Ubwo ngewe nafashe Nyakiso mwicaje hasi mubuvugisha ukurambira ko bayigurisha nimba ari ibihumbi 7. Urumva? Birababaje pe. Ariko gusa ngo bambwiye ngo sinzi ngo wende wo bayigurisha ngo azagura indi ngo harabura ndakeka iminsi ngingahe ngo baro bayigarure mu kigo. Naho ubundi uruzitiro tuvugisha ukuri kwishuri ko hageze n'uruhe ruzitiro bajya kuvuga ngo bajye kurubatishira. Nanjye bira bintu byaranyobeye. Ariko ukuntu biye rwose bagize gutya baraterura inkuru bayikubitaho ngaho. Ariko navuze kuguhamagara. Banyuranamo basubiranamo. Ndavuga toya muceceke maze mamagara. Nje kintu nakora urabona kimwe gikuru. Kimwe gikuru kirabesha cyane. Kirabesha cyane. Cya kigawe wasanga kina nk'urumogi. Ariko wenda director ntagukiye mu ijambo mbabariye wenda nugire ngo no kugusuzugura. Kimwe gikuru ntago cyaba cyarabyanye mu gasozi. Ayibyo byose nabi bifite imico y'abapapa. Sinabyemeza rwose bira bintu rwose ibyo byo birarenze. Uburyo bareba umwarimu wabo nanjye ubwanjye bimaze kuntera ubwoba kubesha ni bibi. Hoya ashobora kuba afite urugo wenda afite urugo abeshejeho uburyo akundamo amafaranga byanze bikunze ni habura urugo yababeshejeho akajya amafaranga yashakira hano ko nimba banywa inzoga ntago wambwira ngo abana yagurishije uyu munsi yagurishije umupira ejo wumve ngo bahora mu mayo ntasibura kukubira kumangira gutya se nk'ubya ni karibu Ya papa none uyu ni wahe uyu ni umushyitsi wanjye umushyitsi wawe ufite ibikapu hasi ibikapu bigutwaye iki by'umukara yaba niko sha inzu yanyu ugiye kwidura n'isi soko burundu iri marato mva nkuru mugabo urananiye ntago nyine tuzashobokana urananiye pe wowe uwahe sha wowe uwahe ako umuntu umugabo uramwita sha ndakwiyamye inzu ni yanjye inzu yawe rereka mu sinakubwiye nose basi twihangane tunaganiye nk'abantu unganira nawe ngano yunguyu Saura koze cyane inzu ni zawe nizanjye ni zawe warakoze warubatse umuntu nkubakase nawe uzubaka izawe félicitations warubatse vraiment super ariko buriya umuntu urata inzu zimeze nk'izi ngiza bari umutindi naga uvuze ko ari imbi none nge umusi umutindi wenda usibye ko muvana uyu ariko ibyavuze ni nuko sinakubwiye nta muntu wabaho ngo kubera ko ufite ubushobozi uzuratiye buri muntu wese unyemaze yawe umugabo s'il vous plaît uko nakamenyero ntumbugiremo nakamenyero hani wanje naje kubaza waje kuba hano waje kumusura ntiyansubije ariko wa mugabo aho inuruva gusenga cyane wabyihoreye azagere yubakize ibibazo biba bitararangira boretse gato boretse hamwe ejo uzavuga ngo urabona mu nteko ngo ibi ni bigeragezo hamwe boretse ariko bizarangira ibi ni bigeragezo uzubaka iyawe erega mugabo nabitagira iherezo bizarangira nawe uzagira iherezo mbwire umuntu uri musantira hejuru gaterwa amabuye ngo umuntu ngo umushyitsi ngo nuwahe ngo ikote ngo ibiki ngo none se iyi nzu si wayishyuye navuge nta deni muri bamwe umuntu yo wishyuye inzu bibaye uvuze ngo iki kugeza igihe amafaranga wishyuye inzu nta deni ndimo wowe nzane inyandiko twagiranye yigumane gwasanga warayihekenye warahindura ese wamuvandimwe we watubabariye bimenye kari yawe nimba ritanga uzashira amatangazo ku muhanda uvuge ngo izi nzu zikodesha abantu babamo hano baba mu nzu zanyu si ibintu byoroshye cyane tega amatwi twumvikane inzu ni izanjye mbabarira ariko reka mpamaga umuyobozi direct turamurenganya iki gikasi nimba giye guhamagara ubuyobozi abamwe ibintu by'indabi murya mu mutwe ikinakoze ni cyiza buriya turi mu gihugu cy'u Rwanda karwarinda mu mutwe hamagara ubuyobozi turi mu gihugu cy'u Rwanda aho umuturage ari kwisonga none nimba koko ugiye guhamagara ubuyobozi ndabizi burakumva ubuyobozi none nanjye buranyumva ari buzagikemura nanjye buranyumva ari kwiturize rwose nanjye buranyumva inzu ni yanjye nanjye buranyumva cyambara ibiga bitajya biva mu ntoki kambara amashara wagira ngo ni cyanywera mu igikoma kanywe nzobyo kandi wasanga ufite umugore birakureba ajya mu bagabo bakavuga birakureba umugabo birakureba utavuga umugore wanjye birakureba hamagara ariko ubundi hamagara etonde hamagara ukwenda muri leta yacu y'u Rwanda itemewe kuba wakora umuntu mu ngoto
gakorwe mu nda umuntu kaba mujibura buretse hamwe mpamagara umuyobozi hamagara rwose ndamuhamagara nyine ndamutinya se muhamagare pe ni ugikemura ikibazo cyacu nta n'urusoro ko ragikemura abantu 28 ngiye ngo u Rwanda umuturage ni kwisonga buretse mutuze Daga wigira byose bizaba ariko wateketse wa mugabo tukumva igisubizo kiri hano mwere muyobo muraho ndaho ndashima Imana ngewe nkubwize mfite ikibazo hano wanje ariko akagabo ibibazo bitajya birangira umunsi w'inama urabaye umunsi w'inama ubwo ndajya ngo ntabere ikibazo kiri hano rero umva ndakwiyamye ibibazo byawe bizakemuka ku munsi w'inama abaturage bateranye sawa nta kibazo rero ntacyo muri bamwe mama muburetse hamwe yagenda teteka mu nteko hamwe mu nteko mutazavuga ngo nkwe wasanga itanafotora ibi telefone nk'ingi sawa uzambona nzagutsinda ariko urabeshya urabyugutse ariko nzagutsinda uzantsinda ariko iyo kasike wayikuyemo